Hello guys, nizere ko mumeze neza, kandi niba utameze neza ejo bishobora gukunda cyangwa se ugasenga Imana ikagira icyo ihindura kuri wowe. So uno munsi rero ndaje tuganire kuri iyi application maze igihe kigera mu byumweru hafi wenda bisanga bibiri, mbabwira ko iyi application kuyinjira nta gishoro kandi ushobora kwinjira ukabasha kubona bonasi ingana n'idolari rimwe n'ibice 60. So kugira ngo ubashe kubona aya madolari rero usabwa gucekinga account yawe yuko yamaze kuba verified. Ni ukuvuga ngo uraza hano hanze muri profile ukabasha kureba niba account yawe yabaye verified. So guys, mureke ubunebwe, sinibaza abantu duha link cyangwa se tukababwira ati mwinjire muri application. Ese mu by'ukuri wenda iyo urebye ubona telefone yawe uyibyaza umusaruro cyangwa se ubona internet ugura uyibyaza umusaruro? Icara umbwire cyangwa se unyandikira hasi muri comment umbwire si telefone yanjye icyo nyikoresha ni iki kandi kimbyarira umusaruro. So hari uburyo bwinshi buri kuri internet ushobora gukoresha ugakoreraho amafaranga atari makeya. Ni ukuvuga ngo iyi application iri gutanga aya madolari. Ni ukuvuga ngo idolari rimwe n'ibice 69. Ubu ngubu tuvugana idolari rimwe, reka tujye muri calculator turebe idolari rimwe riri ku gihumbi hafi 400, niko mbikeka. Ubwo nufata igihumbi 400 ugakuba 2.70, sorry mbikoze nabi. Igihumbi na 400 gukuba 1.70, 1.70. So murabona ko ari amafaranga 2,380. So kuba wavuga ati ubonye 2,380 nta hantu wayatoye cyangwa se nta hantu uzi wayakuye, aya ni amafaranga atari makeya. Ushobora no gukoreramo ayarenza aya ngaya bitewe nuko wakoze. Gukora rero hano muri iyi application rero ni gute? Biroroshye cyane. Hari abantu mujye mugira ikibazo mukambaza ati se ubundi muri iyi application umuntu yinjira agakora iki? Nicyo nje kugusobanurira hano muri iyi application uyigemo ubizi. Ikindi kandi iyo umaze kuverifyinga account yawe ukabona ibaye verified nkuko nabibabwiye muri video zabanje, uraza hano kuri profile yawe ukareba ko imeze gutya account yawe. Iyo usanze imeze gutya uhita ufata screenshot hano gutya nkuko mbigenje. Sorry gato. Ufata screenshot ukanyandikira kuri nimero ndi busige muri description, ukambwira ati ninjiriye kuri link yawe kandi account yanjye yabaye verified, mitango amafaranga 500 kuri momo yawe. Guys, mureke ubunebwe muze dukore. Iyi application ifitemo amafaranga menshi, kandi ntago tuzi niba ari ibintu bizahoraho kuko bashobora kubihindura, ariko icyiza ni amakuru kuyamenya kare kandi ukamenya gukora. Hari abantu rero bagiye bambaza ngo ese kubona amafaranga menshi ni gute? Kugira ngo ukorere amafaranga menshi ni gute muri iyi application? Ni ukuvuga ngo iyi application rero kugira ngo ubonemo amafaranga menshi nuko utanga link yawe. Ushobora kuba ufite amagurupe cyangwa se n'abandi bantu ushobora kubwira bakaza bagakora iki, bakakwinjiraho kuri link yawe, hanyuma nawe ukabasha guhabwa iyi bonasi muri kubona hano. Ni ukuvuga ngo baguha ama FMC 2,500 nkuko muri kubibona hano hejuru. Muri kubibona niyo baguha iyo umuntu yinjiriye kuri link yawe. Ubu nibwo buryo twavuga bwo gukorera amafaranga menshi
muri iyi application. Biroroshye cyane. Ikindi niba utabasha wenda kuvuga ngo nabona abantu bo gutumira muri iyi application, ushobora kuza wenda ukakiriya account ukaba verified, hanyuma ukaba wafata $1 n'ibice 69. Ikindi kandi iyo ubonye nk'uko nari mbivuze, iyo ubonye utatumira abantu nanone ukaba ufite account yawe yabaye verified winjiye kuri link yanjye, nyandikira ngo bonus y'amafaranga 500 kuri momo yawe, kuko wakoze iki? Winjiriye kuri link yanjye kandi ukaba wabaye verified. Biroroshye cyane rero, harimo uburyo bwinshi bwo gukorera amafaranga, nubwo waba utinjije abantu cyangwa se nta wakwinjiraho kuri link yawe, ushobora kwiyandikisha ugakora account, hanyuma njyewe nkakwihera bonus. Muze dukore muri iyi application, ifitemo amafaranga menshi. Nk'uko nabiberetse muri video yashize, naberetse yuko nayibikujemo $10 agera mu 10. Si 10 gusa, video meruka gukora sinzi niba benshi barayibonye, ariko nayibikujemo $10 agera ku 10, arenga 10 ahubwo sinibuka. Kandebe muri withdraw transaction, wenda barabinyereka, ariko narayabikuje. Video narayikoze ndetse mbaha video nyinshi. Nk'ubu hariho video na uploadinze mu gitondo ibafasha kwiyandikisha guys, kuverifya account yawe ugashyiramo imyirondoro nk'ibisabwa, hanyuma ukabasha gukora iki? Ukabasha kuba verified guys. Muze dukore iyi application, ifitemo amafaranga nk'uko nari nabibabwiye mbere. Ni ukuvuga ngo nituza hano muri notification, tukaza nk'uko muri kubibona hano, murabona yuko ayo mperuka kubikuza ni $10.92. Ibaze guys, kuba nta gishoro watanze ukabona $10. Nk'uko twabibonye, ibi ni ibihumbi bigera muri 15 guys. 15 utayakoreye, nta gishoro watanze ngo uyabone, kwiyandikisha gusa ugakora account. Muze dukore online, harimo amafaranga, ahubwo byicwa no kutabimenya ndetse n'ubunebwe. Niwicara ukibaza, uzamenya ese ubundi telefone yanjye imariye iki, nyikoresha iki kugira ngo nyibyaze umusaruro? Ese niyo imbyaza umusaruro? Telefone rero ikubyaza umusaruro gute rero guys? Nabyo hari benshi batabizi. Telefone ikubyaza umusaruro hahandi ugura mega, kuba wazikoresha ikindi ugahita ujya guscoringa amavideo kuri za YouTube ndetse na za TikTok, Instagram, ndetse no kujya kureba abantu bakwandikiye. Aho niho telefone ibiri kukubyaza iki? Umusaruro, mu gihe wowe uba utaratekereza kuyibyaza umusaruro. Twe rero twabimenye mbere, nuko twebwe telefone tuyibyaza umusaruro. Iyi siyo application yonyine nagiye mbikuzamo, nzagenda mbereka n'izindi wabikuzamo amafaranga kandi nta gishoro n'iki na gitoya utanze. Hari abantu rero nanone nagiye mbona biha guca abantu intege, bababwira yuko nta kintu ushobora kugeraho utashoye guys. Abo bantu njya mbabona. Ni ukuvuga ngo umuntu naza akakubwira ngo nta kintu ushobora kugeraho utashoye, uwazaba akeneye iki? Njye nta bantu njya mbwiriza gushora. Ngewe nguha uburyo bwo gukorera amafaranga, wowe ukaza ukifatira iki? Ukifatira umwanzuro. Kandi ikindi, iyo nkubwiye ati application yishoremo, nuko application mba nyizeye. So iyi rero nta muntu usabwe igishoro. Amafaranga uyakorera ku buntu. Hano nta muntu usabwe igishoro. Igishoro wagishora ukizemo amafaranga, waba ufite impamvu yashyizemo, ariko hano nta kintu ushyiramo amafaranga ngakore. Hano iyi application ikeneye kumenyekana, ikamenyekana nka za Binance n'izindi wallet zose tuzi. Niyo mpamvu ikeneye abantu bayisharinga. So nicyo iyi application iri gutangiraho amafaranga guys. Nizere ko ako kantu mugasobanukiwe kandi mukamenya. Icyo nicyo nababwiraga, kandi nkwibutsa niba ukeneye kwiyandikisha, link uyisanga muri comment, cyangwa se ukanyandikira kuri nimero ndi busige muri description no muri comment ndayishyiramo. So aho niho uri bukure link. Thank you so much. Naho muri video ikurikira
kandi ndabakunda cyane. Mwibuke gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo mujye mukurikirana amakuru y'uburyo mwakwiteza imbere.